dukomeze na episode yacu ya gatanu, dukomeza n'iya gatandatu mu kanya gato, nayo muhita muyibona vuba byihuse. Iyi ni Wakwetu TV, uduhereza inkunga yawe ukande subscribe, numero ukande subscribe ukande hirya no kunzogera. Turatera kureba ya seri yacu ibisi uwarusomye. Iyi ni episode ya gatanu uko nabibabwiye. Story yanditse ni Damuru, umukinnyi w'imena urimo ni Damuru, umweri tubisobanukiwe bamwita Cobra muri Empire Studio Katurore hakunino wamupapa yaje hakunino. Kiriya cyana miruka nyohereza hiri abandi ubwo nacecetse kandi nzi neza ko namwihanangirije nababwira ati ntumusiga umukorere ibi byose bishoboka. uwo bari kuvuganya amaze twe turamuzi ubwo ni Sabrina, ariko bonye ngo ntahe nsanga ishyano rikiri hariya. Ese buranka kiriya kigo y'amafaranga cyari bura sinzakirutse ariko buretse kambanze nkore nacyo numva ibyo kimbeshya, ariko kigenge uko nagitumye hariya kikanga kunkorera misiyo ni nako nacyo nzagitumaho abandi nitsanga cyarandiganyije. Turabonana nibyo kamurebe araho bisaba ngo duceceke kuko tuba twumva kibigezweho none ari biri principal byihutirwa tukaba twakomeje nanjye ndi muri kondisiyo ibinyemerera hakunino. Kumbe Sabrina wari kwibaza kwihorera nta mafaranga dufite kandi kwihorera bisaba kuba dufite. Ati kwihorera bisaba ko abantu bafite amafaranga afite kofi yabimenye ate bizagenda bite. Rebe amaze kubona ko ntabwo abura umutini ngo ugiye guhangana ngo n'umukire ngo icyambere ngo tuzamutega ngo ikirekareka. Hari izindi mbaraga bigusaba kugira bizarangira amahoro, hari izindi mbaraga bigusaba. Arakweka kiriya yahamagaye Regis yavuye none se Regis urabona rero ibibazo birakomeye pe. uriya bakobwa bafite n'ubwenge. urabona ikibazo nta mafaranga dufite kandi na mama nta mafaranga afite, none turabigenza ute? ubundi kwihorera bisanga uba ufite amafaranga none tubikora ute? Ngambwira rero tuzashaka ikintu yadukora tubona amafaranga kugira ngo tubone ko twihorera neza dufite n'amafaranga. umuhungu we n'ikintu ashyira imbere rwose ni ugukora. None icyo biki cyabyara amafaranga cyatuma twihorera mbega ku buryo tadusuzugura reka turusha n'amafaranga. Twabigenza gute rero? cyose uramo twebwe imbere ni nk'ubusa urumva twicaye nko kuzimya kabuje mbese niwe ntago byamugora kuko afite amafaranga barusha n'ubushobozi. genza ute? tubigenze gute rero? Rebe Regis aratekereza rebe kamwereke urabizi mbonye plan ashaka kiyadukora naho turi bukabure tuzajya kwihorera neza twarabonye n'amafaranga twebwe tugenda tujye gukorana ikiyede bayokora ikiyede garagara. Ibyo bintu mani ntabwo byashoboka urumva wajya gukora ikiyede ukazabona 100 ryari kandi aha mu cyaro kugira wihorere bisaba 100 kugira wihorere ku muntu mwiki yabona muri Kongo amadolari 100 bagukuriraho umuntu umutwe da umva nta mafaranga kandi ku isi urumva tubicishije hehe mu bwenge natwe dufite ariko zikari ibyo nibyo bo bagiye kuzajya umukire bamwikura amafaranga bo babikesheje ubwenge bwabo bagenda mwiba ku mafaranga gake kumbe barakwereka harayitaruye aho bita aho umwana arira nyina ntiyumva hari utegereje aho umwana arira nyina ntiyumve hari utegereje. Dore umugabo byababaje nta mugabo mura mu gitondo ukabona byamubabaje n'ibyisi sura y'inzuzu mama igena kurindire wanjye gira kasiha makaku mukiye abantu mukagoma mukiye bumva bizarangira bite. iyo muhemukiye abantu mukagenda gutyo gusa kandi cyo nigiye mu cyarutura ese ndira amafaranga gwa misiyo ntunayikore uba wumva utamemukiye ukagira ngo cyari inyangamugayo kuba byaragenze kuri nyine urabona ko byaragenze kuri umuntu wayisaza nyine uriya muntu wabyitambitse se umuntu namugutumye ngiye ko nawe akazuri nyine nagutumye kujyana abandi nese ari uramushyitsi wahisaza kandi shamba nkubwira ibyo bintu bawikira ibyo bintu njye utajya kuyigira wumve neza ntagire ijambo rigucika n'ubuta n'inkwakazi ujye ugakora uko nakakubwiye. Yego rwose kubona sura y'inzuzu niba abashumba nyine bajya bigira ukuntu bose wanjye butahawe n'umpakazi nzabikora neza. Sura y'inzuzu kizi byanjye wari ukabirira ibdiyo ariko nize ko tuzakorana ko nawe uzongera umushahara bira bintu biragoye sawa shanari gaho genda ariko ujye witonda buri ko umuntu agutumye umuntu ngo ujye kumwicira undi ikindi gyashobora kugukarikiza nawe n'ubundi akagutumaho abandi birakunda. bari squad Caritas yaratangiye ngo umusaza ni so wa Caritas sasa uyu muvi byaramubabaje mvu umuvi umuntu wese ukureba abari squad Caritas umuvi byababaje ariko muze ceceka cyane muze hendi squad mvu umuvi
wanyereka abana be gusa uvuye mu mbi nta isoni ugira Eh? umuntu wese ukureba aba ari siko wagikarita ukurera riso kandi mujya mukibuka kambwira Bari. ushaka kumbwira none se papa ikintu ashaka kukubaza wa mukobwa wagiye kwiga k'abandi banyeshuri batashye biga boarding kandi bakaba batarataha bimeze bite umukobwa wawe vipi sonje ko numva mumaze ubwo ni amahoro ni amahoro wa ahubwo wowe mbaza umukobwa wanjye Mama. iri ku muntu urusha imbabazi ntushaka kumuha batashye nyine abandi baratashye Yes. ibizami byararangiye Nuko. none uwawe kadataha byagenze bite rebe ariko ubwo aracyari ku bizami nk'abandi hari igihe azaza reka tumurindire twihanganye ariko ntukamenyere ikintu ujya umenya ko ndi so kuko urya mu mitsi yanjye sha urabibona n'agahanga kanjye rebe ntuzongere umwana azaza hakuno ntari umwana azaza kubera ko reka tukiraho kuri wa mupapa w'umugome wa mupapa wariye imitungo y'abandi akaba yirimo ashikamye kubera ko reka kuri urwo ruhande somebody is coming a young girl ntabwo ngo geri bavuga girl kuko mwajye mukivuga nka ba nyiracyo I was singing some geri there mana yanjye aba bantu ko hari igihe cyo koze numva umuntu abuze nka tati shahuye kuko nzaho yize nyanyasi bra n'iki byose hari umwana wari vire muri nyanyasi bisanzwe urebe ni karibu abakomanzi anambaye ifomu nta bwana tubabuza habaye heza yo iminsi myinshi mwana wanjye ubwo papa karibu zana tugufashe bage ngaho icara tuzuti mazi indushye we urebe hanavuye ku ishuri bisanzwe ntabwo ari cyane kuko naranarwaye papa yo ariko nimba ararwaye indwara nziza itaguhorotesha ahubwo ikubyibushye papa ngo arwaye indwara nziza urabona uburyo umupapa yibaniye n'umwana we biratangaje uriya rero musanze ku nzira afite ibibazo kuko nahise muraburiza yari ningegera ni marine nabonye ku muhanda uzana ngo ababaha ngaha apfa kuba ahangaha nk'abandi nyine umukobwa nawe wa mukuru wanjye nawe abaha ngaha urabizi ibibazo bagize nuko ubwo nawe ni musaza wawe twungutse mu yandi magambo ntasuka bose tuzatubana hano mu nzu papa mwana wanjye se suzi ko iyo udahari ariwe wabamba uyu mwana ndabona hari imico afite afite ikibazo yitwa ndetse nta kibazo yitwa ndetse umukuru ahita ugaheza yitwa ndetse inyuma kari guherayo urukora yitwa regisi ubwo rero nawe wungutse mushiki wawe regisi wabyumvise ku ishuri uyu ni mushiki wawe ni sawa dore ukuntu gatangiye kumureba man dodo rero rero urabibona banza ujye kubanza wahindura imyenda n'ubundi turaza kuba twavugana komeze tuganira nyuma rebe nizera ko mwatetse ntabwo twabura icyo tuguha aho umuntu nahurira n'amandazi amandazi se nawe papa kereka ni ariko se wamugana amandazi arimo kawunga ni nako arya ku ishuri igendere shige ko igendere dore ukuntu abareba regisi do dore regisi asigaranya akuma do abasore b'iminsi basigagira akuma dore akuma yumiwe do dore regisi dore akuma uzi ko wa mukobwa wari mukuru wacana we umupapa wacana we urebe namwiza ariko ndakwiyamye nizanye ko se ni mwiza ko warwaye ahangaha uba uracumbitse turagucumbikiye turuka kukwibutsa kwitwara neza kwawe niho gutuma uba ahangaha nimba nemera gukurera nk'umwana kandi nziza ko nagutoraguye kundebera umukobwa agasopo ibyo umukobwa kubaviye bose bakwirenza ku bakobwa babo ntabwo bizongera uzajya muri nubwo no mu kiro ntuzigere undebera umwana wa kigoryi ni na mwiza wari na mwiza nizeye ko utazongera ntabwo nzongera ako kanya wa mwana yaragarutse yitwa Leya ajya yitwa Leya asoje icyo nari izina bamwise ariko wabona ari Leya umwana wanjye ariko si iki cyana nk'aya maso reba ukuntu kiba kikureba ase ko muri gutonga nese wagira ngo ajye areka kureba papa wajya akakirebera abo mureba mukakureba uravuga ngo umuhungu ajya kureba dore se biramuba Yareko sasa papa w'ibisi bo ntabwo bazi ako basiga basobanukiwe basiga bijijije warwane ko mbona ntazagushobora nese papa hari ikintu bitwaye kuba yandebye narumbya akagambo we mwana yarasirimutse avuye muri eteri ngo kureba umuhungu byongera ijisi Leya iyo mico nkohereza ku ishuri ntabwo ayijyanye iyo myumvire rero iyo se iba mu gitabo rishapitire mugezeho yo kureba umuhungu akakureba nawe ukamureba yegora ko mwana nyine ngo niho isi igeze papa ubwo rero nawe urabyumva ahita yongeraho naka kugira ngo ko wasigaye inyuma mu iterambere umuhungu umva rero uyu ni umuhungu uri umukobwa ugomba kuzajya mwitwararika urebe sopo muze ngo iki ko gasopo tuzi uti mazi ntabwo ari ukukwanga byose ni ukugira ngo ugire imbere yawe heza ejo heza hawe
ubundi nta birenze muri gukora ejo izawe wa mukobwa we ako kanya tu Regis wanjye geraho niko nzajya nkubwira gute azatongana ariko Sabrina ha Sabrina discipline yawe wayitaye iyo utaratwubashye nk'ahantu musanga we nubwo baha n'umushyitsi ariko ntabwo urenze ko hano hari umushyitsi niba uzajya twubaha kuko hari umushyitsi kuko icyubahiro cyawe gishingiye ku kitwereka ari abashyitsi ntabwo urugo twarubanamo uyu ni Leya ni wa mukobwa wanjye bavuye ku ishuri uyu numwe twababwiraga namwe mukore filime mwamumenye uriya ni mukuru wawe ni wa mukobwa mukuranye nakubwiraga usuze mukuru wawe cyo musuhuzanyisha icyo batazi cyo tuzi impamvu uyu mukobwa ari muri uru rugo yaje kwihorera ibyo umugabo yamukorera akica papa we papa we yari mukuru we umeze ute uza kumenyana namwe ngaho se wakwicara kutuvuga wiryagagura turi buze kuganira rebe baraza ngwino wangegeraho ngwino wanserereza iwe tambuka njye nzagenda gusasira tambuka se wanserereza iwe kandi ubwo ni musaze bakundana kundoreye barabantu se kari abasazi nawe undebe bibamo ni ibi do ibi nibyo do aba bantu abantu ndi kubona nanjye ntazashokana na papa aba ni abasazi uzagende nkabo uzagenda nkacyo kandi iyo inshuti y'umujura nawe uri umujura wumvise waba inshuti ubishinga wa mwana we nawe uzaba nk'abasazi nkabo njye ntabwo nzabana nabo kubana nabo ntibyoroshye nawe rero niba ugiye kubana nkabo nawe ubwo ni muri uwo mujyo ngaho sinshaka kubura ndagukeneye umve yaje turikomereza episode ya 6 bera abana biza impango wagiye guhiga amafaranga uyu mugabo azamukuraho gute ko n'umwana we yaje ndaje tunikomereze n'indi episode